Ndeka daheruka kubona izina ryawe byagenze bite? Afanda bikubwiye ngo uze kubimbaza se? Kuko utambeshye uvugishije ukuri. Hari abantu baje hano uzi kuri n'impunguzi mu muryango wawe ugasomana n'indaya ruharwa hazi wazitoragwe kandi ufite umugore ufite urugo bakagombye guhesha icyubahiro. Ngira mwana wo kugira ngo musige nakwemera amafaranga yakuba kabiri cyangwa inshuro 10 ariko nkumutwara. Ariko ibyo mwabonye nyine nibyo ndi kubabwira ukuntu byagiye. Umva kubwire mwana niyo mbyibutse n'ukuntu wakoze igisona umuryango. Umva nakumenya. Akose. So murabizi bantu banje ko ninjye driver muri Kigali ndetse no hanze ya Kigali ku bantu bifuza ko twakorana mukeneye driver mukeneye umushoferi wo ku munsi so mugema mukeneye nko kujya nko mu ntara cyangwa se mukeneye nko gusohokera nk'ahantu muri Kigali mukeneye nko kujya mu bukwe murabizi ko na undi mushoferi mugomba guhamagara ni ngiyewe Kiwi tugomba gukorana. So ndanababwira yuko mfite amamodoka meza cyane nkodesha muri uyu mujyi wa Kigali. Aba diaspora abanyarwanda mushaka kuza mu gihugu cy'u Rwanda mujye mumpamagara mbaye imodoka nziza cyane mukajye mu makampani ngo nibarangiza babahangika amamodoka ya fake. Ngira ngo imodoka mwayibonye ko ari imodoka nziza cyane, imodoka dukodesha ku kwezi cyangwa se ku cyumweru. So guys ndagira ngo mbabwire yuko nahandi mugomba gukora imodoka nziza cyane atari muri company iwacu. Ngira ngo murabizi ko ndi umuhungu wanyu Mr Kiwi nanabitsa gukora subscribe kuri video zanjye izarizo zose kandi nashimira abantu dukorana umunsi ku munsi. Hari abantu bampamagara bakamakaze ka driver, abo bantu muri nkora mutima ndabakunda cyane kandi ewana kuba muhora munzirikana ni ibintu by'agaciro. So nanjye kandi ndabakunda cyane kandi nzi ko dukorana neza abantu banje mwese ndabakunda cyane mukore subscribe. Bye. Ni ngombwa se ko yagiye